ariko sinari nzi ko ndimo ndabika ubutunzi bw'abantu bangana namwe, bw'abantu bangana n'abari kwirimbi ku buryo bw'ubundi buha abantu bangana nk'ubu ntabwo njya, ariko n'umuyobozi wacu w'akarere ka Bugesera Muganga Mutabazi Richard benshi badutegereje igihugu. Ndabashimiye rero mbere ya byose n'ubundi muvugana, muri abantu beza, muri abantu b'umumaro, mukaburi ababatabara, mukaburi abaturage n'abana banyu cyangwa se ubwanyu, bitewe n'ibirori muzaba mufite. Muzehe Mbonimana Didasi ni umusaza kugira ngo twumvikane neza, data wacu hari abaturage bagize neza basobanuriye, papa yakoze muri Tanzania, yari murumuna wa Mbonimana Didasi. Tuba muri Tanzania dutyo, mama papa Tanzania aje gusura iwabo. Yes, ndashaka muri iki kiganiro kugira ngo mvugemo ibintu bikomeye, ibintu mbonye muri iki cyumweru gishize. Nk'abantu mwe ngo utazi yava ntamenya n'iyajya. Ibintu tubonye muri iki cyumweru gishize ni ibintu bikwiriye gusiga isomo ku bantu benshi. Nibaza yuko uyu Pastor Claude ibintu we yabonye ubwe n'ibyo abantu babonye, nibaza yuko Pastor Claude Imana ishimye ko bigenda gutya, kugira ngo abantu bakorera muri social media bige kandi bige cyane. Uyu Pastor Claude yatewe imijugujugu, uyu Pastor Claude yabwiwe amagambo mabi, yahawe kereka nk'ubu ngubu afashe nka telefone akakwereka ama message abantu bagiye baca mu gikari bakamwoherereza amakomenti mabi. Cyokoza masikini, mbonye yuko icyo umuntu abiba nicyo azasarura rwose. Hari igihe tuvuga ibintu nyine tukumva yuko ari ibintu nyine twavuze bihagije, ariko reka mbabwire, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ibi ngibi nabibonye kuri uyu mugabo Pastor Claude, muri uru rupfu rw'uyu se wabo Jesus Christ. Yes, ikaze nanone bakunzi ba Nebero Nshya. Reka tubonereho umwanya wo gushimira wowe wakoze subscribe, kandi rwose inkunga waduteye turayirekonesa. Ni ukuri Imana ibahe umugisha. Yego, ndaje hano kuri iyi kamera ya Nebero Nshya kugira ngo turebere hamwe ibintu byabaye muri iki cyumweru gishize. Iki cyumweru harimo ibintu byinshi, ariko kandi numvishe ibintu byabaye muri iki cyumweru, cyane cyane abantu bakorera hano muri social media, hari isomo byagakwiriye kuba bidusigira. Rwose hari isomo byagakwiriye kuba bisigira abantu, kubera ko nabonye Pastor Claude ejo mu guherekeza se wabo bitavuzweho rumwe,
ariko kandi ndababwira n'impamvu bitavuzweho rumwe. Impamvu bitavuzweho rumwe nta yindi mpamvu, ni imbuto tuba twareze hano muri social media. Aho akitabaza avuga ati nagize ibyago mu ntabare, yewe ufite peteroli angereho, ufite buje angereho, imijugujugu bamuteye yose wakwibaza ngo yari ishingiye kuki, byavuye kuki? Wibuka amagambo nawe yavuze kuri Vava, avuga ngo kujya gutabara Vava ngo nta viyuzi zirimo, ngo kujya gushyingura Vava ngo muri make yari ashatse kwerekana yuko ugiye gutabara Vava witwaje kamera wahomba, esanse washyize mu modoka yashya, ndetse nta y'umubyizi wabona, nta nsimburamubyizi wabona. Rero agitabaza, abayutubazi, abantu bakorera hano kuri social media, n'abantu bakurikira ibiganiro twirirwa tunyuza hano, baramwanjamye. Kwanjamwa murabyumva? Baramwanjamye, bamuhaye inkwenene. Inkwenene muzi icyo ari cyo? Mu bafana ho baravuga ngo bayita bu. Baramubuwinze, na n'iyi saha bakimubuwinga bavuga ati Pastor Claude, wowe kuza kugutabara nta viyuzi zirimo, kuza gushyingura so wanyu nta viyuzi zirimo. Ibyo ngibyo bakabikora bashaka kumwereka yuko akebo kajya iwa mugarura. Bashaka kumwereka yuko icyo umuntu abibye ari cyo asarura. Naje gukurikira ijwi rye, cyangwa se naje kumukurikira mu muhango wo guherekeza uyu se wabo Muzehe Didasi. Naje gusanga ukuntu Claude amarira yari afite, ikiniga yari afite, ukuntu yari yasaraye. Amakuru nkura hariya mu Bugesera, hariya kwa Claude, hariya mu rugo, hariya i Mayagi, nuko uyu Claude ngo atababajwe n'ikindi icyo ari cyo cyose, atababajwe n'urupfu rw'uyu musaza. Narwo rwaramubabaje, ariko cyane cyane Claude ikintu cyamubabaje cyane ni amagambo yabwiwe. Ni amagambo yabwiwe n'abo muri social media, yabwiwe n'abayutubazi bagenzi be. Ni ibiganiro yakozweho. Jesus Christ! Ariko kandi buriya ngo none ni wowe, ejo n'undi. Mwibuke yuko inkoni ikubise umukeba uyirenza urugo, niko umunyarwanda yavuze. Kandi buriya ngaho umugabo aguye uteraho utwatsi ukagira ute, ukikomereza. Ukikomereza. Nabonye agipfusha baramwanjamye, mukora ibiganiro, narabirebaga ngatuza. Iyo bimeze gutya ndatuza kubera yuko ubuzima nta fenomene bugira. Iyi mibiri ibyara idahatse,
ibyara idahatse, none ushobora kuba umeze neza cyane, uri injege, uri iberege, uri ibuye, ariko you never know, mu wundi mwanya ukiyaturuva ibintu byakubanye bibi cyane. Reka nkubwire, gira neza wigendere, kuko ntawe uzi aho ineza yawe izava. Ikintu cyo nize maze kwiga kandi maze kumetiriza muri ubu buzima, iyo hari abantu babaza, nawe Imana igutegurira abazakubabaza imbere. Iyo hari abantu ushimisha, Imana nawe igutegurira abazagushimisha imbere. Nibaza yuko Pastor Claude, nibyo rwose abantu baramukomerekeje kandi si byari byiza. Abantu bamubwiye amagambo mabi, bamubwiye amagambo mabi, ariko kandi igihe cyari icyo kugira ngo nawe yige amenye yuko ibyo utanga ari byo ugarurirwa. Ntabwo ushobora kujya mu murima wawe ngo utere ibishyimbo uzasarura amashaza. Never. Ntabwo ushobora kujya mu murima wawe ngo uhinge ibigori uzasarure amasaka. Never. Ni ukuvuga ngo niba urimira ibisinde ku bandi, hagarara nawe igihe nikigera, nawe ibisinde uzabirimirwaho, ubyange, ubikunde, usipande, upende, usipende, nawe ibisinde bazabikurimiraho, kubera yuko muri ubu buzima ni donadone. Icyo utanga nawe nicyo uhabwa. By the way, ariko ntabwo umuntu yareka gushimira n'abantu bamutabaye. Nabonyemo Annette Murava na Gafaranga, it's amazing. Nabonyemo uyu big man ndetse n'uyu nguyu Kamarade, byiza cyane. Ariko kandi uyu Claude, niba hari ikintu yahuye nacyo, yahuye n'ibitero. Wakwibaza ngo byavaga kuba YouTuber bene wabo. Mwibuke yuko none ni Claude, ejo ni wowe. Si nk'uyu nguyu Jackie, si nk'uyu nguyu uyu mwana w'umukobwa, uyu nguyu Jackie, uyu nguyu maze ukwezi kwa 9 kose ndwaye, meze nabi. N'ubwo kwa 10 ndacyarwaye, ntegereje icyo Imana ikora. Abaganga babuze indwara, babura n'igicurane, bafata ibizamini, ica mu byuma bitandukanye, babura indwara. Imana nyuma nsanga barandoze. Undi kurwana n'ubuzima ndebe ko nakongera nkaba muzima, ariko ntibyoroshye. Ibintu birakomeye. Umubiri uranyibukangije, urimo uranyambutsa n'ibihugu, ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Nukuri kw'Imana, umubiri umereye nabi, umubiri ukundya, umubiri umereye nabi. Abanyarwanda munsengere cyane, basabye inkunga y'amasengesho. Reka mbabwire, Jackie yafashe umwanya
arivuruguta, Jack uyu nguyu arihenura, Jack uyu nguyu yubahuka umukuru n'umutoya, ariko kandi icyo nababwira cyo, nababwiraga ibya Pastor Claude uyu nguyu, icyo mwamenya cyo, inkoni y'Imana nayo irahari, kandi inkoni y'Imana ibereyeho ibitugu by'inkozi z'ibibi. Iyi mibiri twambaye ntago ari iyacu, ni insengero z'Imana. Kujya imbere y'abantu ukirata ngo ndasambana, ngo mubimenye, ngo gusambana ngo biraryoshye. Reka nkubwire, buriya ikinyuranyo cy'ibiryoshye ni ibibishye. Aka kanya niba uri kunyura mu bibishye, kwiriye kwisubiramo, ukitekerezaho, ukanamenya yuko Imana ku mubiri wawe ikwiriye icyubahiro, ukamenya yuko abantu b'Imana bakwiriye icyubahiro, bakwiriye kubahwa. Gusa amahirwe ufite wowe Jackie, Imana iragukunda. Ejo bundi nagiye gusura umukozi w'Imana, by the way twakoranye n'ikiganiro. Arangije arambwira ati Jackie, Imana iramukunda, ibyo ari gucamo ni Imana yabyemeye, Imana irashaka ko yihana. Jackie ntago azapfa, Jackie azapfa ari uko yabanje kwihana. Ikindi, nyir'ikirimi kibi yatanze umurozi kuroga. Nk'uyu nguyu umugwiza nawe batemeraho ibisinde. Ibyo tubona kenshi bitugeraho byinshi tubifitemo uruhare 80%. Uyu mugwiza mu kiganiro yagiranye na Jackie yabwiye Jackie ngo ndaroga, ngo kandi nkuroze, ngo ubwo nkuroze ngo nta wabukurutsa. Bashingira kuri iryo jambo, ako kantu karatrendinga, baragahererekanya. Ariko kandi reka mbabwire, Jackie ibingibi birasa n'ibya Pastor Claude, nawe ari kubwirwa amagambo mabi. Jackie uyu nguyu ari guterwa amabuye. Jackie uyu nguyu bamwe bari kuvuga ati niba yapfaga n'ubundi ni indaya, n'ubundi ni ikirara, n'ubundi ni kwirirwa twara abagabo b'abandi. Abagore, hari abagore bari bavuga ati nimwe mwirirwa mudutwarira abagabo, niba wapfaga nibuza twaba turuhutseho kangahe. Ariko reka mbabwire, urukundo rw'Imana ni rurerure, nta warurondora. No mu bupfapfa bwacu, mu bugoryi bwacu, Imana ijya yemera yuko itunyuzaho akanyafu nk'aka ngaka kugira ngo irebe yuko twahindukira. So Jackie rero, ibi bintu bya Jackie n'ibi bintu bya Pastor Claude ndetse n'iby'uyu mugwiza ni ibintu bikwiriye kwigisha abantu. Wa mugore ukorera kuri YouTube, wa mugore wo mu YouTube, wa mukobwa wo mu YouTube, wa musore wo mu YouTube, wa mugabo wo mu YouTube, nawe ukurikira ibi biganiro byirirwa binyura hano, nawe wabaye umufatanyabikorwa, muri comment niwe wa mbere wo gutukana. Ibi bintu by'aba bantu, ibi bintu bya Claude, ibi bintu bya Jackie, ese bibasigiye iki? Bibasigiye iki? Reka mbabwire, biravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ukibwira yuko mpanye nawe, ngo umunsi umwe ngo nzabishyira imbere yawe, ngo uko bikurikirana. Reka mbabwire, Imana irahana, ariko kandi Imana iranahemba. Bari gukora neza,
Imana izabahemba. Ariko n'abari gukora nabi Imana izabaha. Bari gukora nabi se ni bande se? Ntabirirwa basebanya, ntabirirwa barema inkuru z'ibihuha, ntabirirwa barema inkuru z'amatiku zo guharabikana. So uko byagenda kose rero Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimye. Uko byagenda kose reka twihanganishe Pastor Claude kubura umubyeyi, twihanganishe na Jackie kandi abo kumusura mu musure, abo kumufasha mu mufashe rwose. None ni Jackie, ejo ni wowe. Reka kandi ngushimire wowe wari ukurikiye iyi video. Ndaje dukomeze n'ibindi biganiro. Bye. Imana iguhezagire.